icyo ugomba gukora mu gihe watakaje icyizere cy'ubuzima burundu. Mu buzima tubamo hari igihe uhura n'ibintu mu buryo utazi, ukisanga watakaje icyizere cy'ubuzima. Ese waba uri mu bihe mu buzima ubona bigucikiyeho, ubona icyizere cyose cy'ubuzima cyatakaye? Cyangwa se bene iki gihe kigeze kikubaho? Ikintu kimwe wamenya ni uko bishobora guterwa n'urugero no kubura uwawe wakundaga, cyangwa ikintu cyari kigufitiye akamaro cyane mu buzima nk'akazi, cyangwa ugahomba wenda wibwe ukisanga ntarutoboye usigaranye kandi yari amaguzanyo. Mbese ukagerwaho n'ikintu kikugoye cyane kwihanganira. Imigambi wigize ikanga ntigende uko wabyifuzaga, ukisanga mu kibazo, kwikuramo bikomeye cyane, ndetse watekereza ukabura neza uko bizagenda ngo ubyigobotore, ku buryo bigera n'aho ubona ko kubaho ntacyo bimaze. Icyakora icyaba cyarakubayeho cyose, cyangwa ibihe bikomeye urimo, uko byaba bimeze kose, menya ko ushobora kubirenga ukabivamo, ukongera ukagira icyizere cy'ubuzima nanone. Muri iyi nkuru dukesha urubuga Lifehack, turakugezaho ibintu byagufasha kugarura icyizere, hanyuma ukava mu bibazo ufite wemye, ukongera kubaho urora ejo hazaza, icyizere cy'uko hazaba heza. Kuki icyizere ari ngombwa mu buzima? Icyizere ni ikintu nkenerwa cyane kugira ngo ugire kandi usigasire ubushake n'urukundo wikunda. Bigufasha kubaho ubuzima bufite intego kandi ukabubamo mu mwanzuro wabwo. Niba ushaka kubaho ubuzima bwuzuye kandi bufite igisobanuro, icyizere ni kimwe mu nshuti udakwiye gutakaza na rimwe. Hari imvugo igira iti, umuntu ashobora kubaho iminsi 40 atarya, iminsi 3 atanywa amazi, iminota 8 adahumeka, ariko ntiyarenza isegonda rimwe adafite icyizere. Dore uburyo icyizere ari ngombwa cyane mu buzima. Icyizere kibyara umurava nkenerwa ngo uhangane n'ibibazo by'ubuzima. Byinshi mu bibazo, ingorane n'ibyago bigira ku muntu mu buzima biza bimugwiririye bitateguje. Kenshi umuntu bikamusanga atiteguye guhangana nabyo. Urugero, icyorezo cya COVID-19 cyangwa se COVID-19 cyatitije isi cyane yose. Nta kintu cyakibanjirije cyerekanaga ko cyashoboraga kubaho, nyamara cyatwaye ubuzima bw'amagana y'ibihumbi by'abantu. Miliyoni z'abantu babura akazi, naho za bizinesi zirahomba. Hari ibindi bibazo bishobora kuza bidafite ubukana nk'ubwa COVID ubwayo, nyamara bikagira ingaruka zikomeye ku magara y'umuntu ku giti cye, ubukungu bwe, umuryango n'urugo cyangwa bizinesi. Nyamara ibi biramutse ari wowe bibayeho maze ukibyutsamo icyizere muri wowe, bituma wibonamo imbaraga zo guhangana n'icyo kibazo nta kabuza. Rimwe na rimwe bikora nk'ubufindo cyangwa amaji. Igihe ubona ingufu mu ntege nke zawe, ukabona icyizere mu gihe cy'ubwihebe ndetse n'amahirwe mu byago, ukamera nk'uhahira aho abandi baburiye.
Icyizere ni ukumenya mu mutima ko ibintu bizagenda neza. Icyizere ntikimanika amaboko ngo kive mu byo cyiyemeje, kandi nticyemera gutsindwa. Iyo ufite icyizere, icyo wiyemeje ugashyiraho umutima hafi ya cyose wakigeraho, kuko wizera ko imbaraga namwe n'umwete ushyize mu byo ukora zizabyara umusaruro. Icyizere kigufasha kwizera ko nubwo ibihe urimo cyangwa ibibazo ufite byaba bikomeye bite, uzabirenga ukabitsinda. Icyizere gifasha gufata ingamba nshya. Icyizere kiguha ingufu zo gufata ingamba nshya zigufasha kubona igisubizo, aho kumanika amaboko ngo ureke ibyo wari waratangiye wariyemeje. Iyo ugize icyizere umenya gushaka ibisubizo byasaga n'ibidahari, ukabigira nk'uhanga udushya tugufasha kwivana mu kibazo urimo. Icyizere gishaka inzira nshya zo kugera ku nzozi, aho kwemera gutsindwa n'uburemere bw'ibidashoboka, cyita ku bishoboka kikaba ari byo gishyiramo ingufu. Icyizere kigufasha kuguma mu gakino kugeza igisubizo kibonetse. Hari ibihe uba ureba ukabona nta nzira byacamo ngo igisubizo kiboneke, nka kwa kundi wisanga ugomba koga ukivana imuhengeri igihe ubwato harimo burohamye. Ntuzi ngo intera iraho uri no kugera ku nkombe ingana ite, noneho ukisanga ufite amahitamo abiri yonyine: kwemera kurohama cyangwa koga. Uko ushoboye kugera kure, wenda aho igitangaza cyabera. Kugumana icyizere bishobora kugufasha gukomeza umunsi kugeza igisubizo kibonetse. Abantu benshi babonye ibisubizo mu buryo busa n'ibitangaza biturutse gusa ku kwihangana no kuguma mu mukino. Ukora iki ngo igihe watakaje icyizere ukigarure? Igihe uri mu kibazo, aho wisanze ku gisa n'imanga ndetse ukisanga uri hasi hahandi bisa n'ibirangiye, icyizere ari gike cyane, dore ibintu ugirwa inama gukora ngo uhenyegeze umuriro w'ubuzima, uve mu byihebe maze wigarurire icyizere. Vuga akakuri ku mutima, icyo cya mbere. Ibikubabaje ukwiye kubisohora mu mutwe wawe. Agahinda gakuzwa no kwihererana. Niko Masabo Nyangezi yaririmbye mu ndirimbo ye yitwa Kwizera. Rimwe na rimwe kugira ngo ubonere ikibazo igisubizo, ugomba gutangirira mu nzira yo kwisohora mu mutwe wawe. Hari ikintu gisa n'ihumure no kumva uruhutse wiyumvamo igihe usohoye ibyiyumviro byawe, waba ubivuze ari wowe ubyibwira cyangwa se ugize undi ubibwira. Ushobora kwandika ikibazo muri ka gakayi gato wandikamo ibikubaho bya buri munsi bitewe n'uburemere bwacyo, cyangwa ugashaka uwo ukiganiriza kuvuga ikibazo cyawe, ukavuga akakuri ku mutima. Bituma umutima wawe utura umutwaro wawe kuba ari wowe cyari kibiremereye wenyine, ndetse aha ushobora kuhakura ubujyanama bwakugarurira icyizere nanone bitewe n'uwo wabibwiye. Cya kabiri, shaka umubano, urungano n'abandi muhuje. Usibye kuvuga akakuri ku mutima mu buryo butandukanye wakoresha, kutaba wenyine nabyo ni ikintu cyagufasha cyane. Iyo uhuye n'abantu wenda bafite ikibazo nk'icyawe cyangwa abigeze kubigira, umenya uburyo wabyitwaramo cyangwa ukumva inkuru z'uko wabigenza cyangwa uko bari kwitwara ngo babashe kubyigobotora. Reba ishusho ngari n'intego ngari y'ubuzima bwawe. Iyo witaye ku bibazo ufite,
uyu munsi n'ukuntu ibintu byagenze nabi bikaba bibi bikabije, bishobora kugorana kubona icyizere. Nyamara ariko iyo wibanze ku ishusho ngari kandi ukibanda ku ntego ikomeye kurusha izindi usanzwe ufite mu buzima, bituma nanone wongera kugira icyizere bundi bushya. Aha kandi umenya ko ibi bihe urimo bizashira kandi ko umuseke uzongera gutambika, ukabona igitondo gishya cyiza kizakugeza kuri za nzozi zikomeye wahoze urota. Yibutse ibihe byiza wagize. Icyo cya kane, yibutse ibihe byiza wagize. Rimwe na rimwe ibibazo bimwe na bimwe bishobora gusa nkaho ari ibintu birenze, kugeza igihe wibutse ibihe byiza bindi waciyemo. Ushobora gusanga hari ubwo waciye mu bindi bihe bibi binakomeye kurusha ibyo urimo, nyamara ukabivamo kigabo. Nubwo wenda ibibazo waba waraciyemo mbere byari byoroshye kurusha ibyo urimo ubu, ushobora gukoresha uburyo wakoresheje mbere, ariko nanone n'ingufu nyinshi zirenzeho, maze ukagera ku gisubizo ukeneye. Icya gatanu, kora ikintu gitandukanye. Ubundi buryo bwo kugira icyizere ni ukugerageza ikintu gitandukanye. Ushobora guhindura akamenyero nk'uko usanzwe umenyereye gukora ibintu, cyangwa ugahindura aho wari uri, wenda ugasohokera nk'ahantu runaka hari ibyiza nyaburanga, aho uzabona ibintu bitandukanye n'ibyo wari uzi, ndetse ugahura n'abantu bashya. Ushobora nanone gufata umwanya ukawumarana n'inshuti zawe. Ushobora kugenda ugasura ishyamba cyangwa ku mazi, aho wumva akayaga, unumva utunyoni. Ubushakashatsi bwerekanye ko iyo ufashe igihe ukakimara uri mu biremwa nature, bigira inyungu haba ku mubiri wawe ndetse no mu bwonko. Ibi ngo bigabanya stress ndetse bikagabanya ari nako byoroshya agahinda gakabije, depression n'umuhangayiko. Icya gatandatu, soma ibitabo bivuga ku bantu n'ibyo biyanditseho, biography and autobiography. Hari imvugo izwi cyane ivuga ngo nta gishya kibaho munsi y'ijuru. Abantu baraje baba kuri iyi si, barangije baragenda. Muri ubu buzima rero babuhuriyemo n'intambara n'ingorane z'ubwoko bwose. Inkuru nyinshi z'intsinzi nuko bigobotora ibibazo, barazibaze cyangwa barazandika, abandi barazandikisha. Ufashe akanya ukazisoma, byagufasha amakuru ashobora kugufasha kugira akanyabugabo muri ibyo bihe by'ubwihebe, ndetse ushobora kubiboneramo uburyo bufatika bw'uko wabigenza ukivana mu kibazo cyawe. Ntukeneye kumva ko umuntu nka Nelson Mandela yafunzwe imyaka irenga 25 ariko ntatakaze icyizere, ahubwo agasohoka muri gereza akaba perezida wa Afurika y'Epfo. N'abandi benshi bazwi bageze ku bikomeye babanje guhura n'ibibazo bishobora kuba bikomeye kurusha ibyo urimo. Kugenda ugasoma ibyanditswe byagufasha kugarura icyizere. Reba filime zivuga ku butwari. Icya karindwi, zaba zishingiye ku bintu byabayeho nyabyo koko cyangwa ari ibihimbano. Nureba filime z'ubutwari bishobora kugufasha kugarura icyizere. Filime zifitemo uburyo zidukora ku bwonko, rero zishobora kugukomezamo ikibatsi ukeneye ngo ukomeze ugane imbere. Igihe ureba abantu basanzwe bahindura ibihe maze bagatsinda mu bibazo byari bibakomeye, hari ikintu muri wowe kizamuka kikakwemeza ko nawe ushobora kurenga ikibazo urimo ukanesha. Ongera urebe umukino w'amateka warebye.
Icya munani, niba uri umukunzi wa siporo n'imikino, uzi ukuntu myinshi mu mikino ibamo gutungurana no kugarukana comebacks bisa n'ubufindo, cyane cyane muri bya bihe bita injury time, igihe bamwe mu bafana baba banatangiye kwisohokera muri stade bazi ko byarangiye ikipe yabo itsinzwe. Kongera kureba bene iyo mikino yabayemo nk'ibyo bishobora kugufasha kugarura icyizere. Igitego cy'umutwe Sergio Ramos yatsinze Atletico Madrid byari 1-0 cya Atletico, bikarangira Real itsinze 4, cyangwa ikizwi nka Tiger Woods must win. Ni imwe mu mikino warura ukagarura icyizere igihe wari uzi ko byanze burundu. Shaka ubufasha. Icya 9, ushobora kuganiriza uwo mwashakanye cyangwa umukunzi wawe, inshuti, umujyanama cyangwa undi wese witeguye kuguha umwanya akagutega amatwi ngo yumve inkuru yawe. Uretse kugira abantu uganiriza, hari ibindi bintu wakora. Ushobora gushaka ubufasha runaka nko gutangiza igisa nk'ubukangurambaga bugamije gukusanya inkunga y'amafaranga. Niba hari ikibazo cy'amafaranga, ugakora bimwe bita GoFundMe, kuvugisha umuryango usanzwe ukora ubuvugizi. Niba ari ihohoterwa, ukongererwa cyangwa ucibwa inyuma. Gushaka ubufasha buva ku zindi nzobere nk'abaganga b'indwara zo mu mutwe bashobora kugufasha kwivana mu kibazo kigukomereye cyangwa kumenya uko wabigenza ukomerewe ukagarura icyizere. Icya 10, shaka ubufasha bw'ijuru. Nk'abantu hari ibintu bitubaho mu by'ukuri biturenze, iyo ikaba ariyo mpamvu tudakwiye gushidikanya gushaka ubufasha bw'ijuru igihe duhuye n'ikibazo tubona kidukomereye cyane. Isengesho ni intwaro ya benshi bifashisha kandi ikabasubizamo intege mu bugingo, ndetse bakongera bakishima bakagira umunezero w'ubuzima. Ndetse iyo usenze wizeye, kenshi biguha icyizere ko ibintu bizagenda neza, n'igihe ibyo ucamo biruhije bitararangira ukamenya ko ari iby'igihe gito, ndetse ko imibabaro y'iki gihe idashobora kugereranywa n'ubwiza bwo mu ijuru. Mu gusenga dutura imitwaro ituremereye tukayiha Imana ariyo Data wa twese. Aha twemera ko twe turi ikiremwa muntu kandi ko ububasha bwacu bugira aho bugarukira, ko tudakeneye ubufasha undi muntu wese yaduha keretse Imana yonyine ishobora byose. Muri make, umuhanzi Masabo Nyangezi Juvenal yararirimbye ati: iyo wiherereye mu gahinda n'akababaro, iyo wihereranye ishavu iteka ukiheba, iyo wumva ko uri wenyine mu kangaratete, uba wishuka, uba wiyica. Yaranaririmbye ngo burya kwiheba ni rwo rupfu. Muri buri kibazo uko cyaba gikomeye kose, habamo isoko y'imbaraga ndetse icyizere cy'uko cyakemuka kikarangira kiba gihari. Ikibi wikorera utakizi ni ukwiheba, gutakaza icyizere. Gira umuntu waganiriza, shaka ikintu wakora gitandukanye, irebemo imbere mu mutima, wiyibutse impamvu ikomeye uriho n'icyo waremewe. Soma ibitabo ku bantu bageze ku bintu bikomeye, ibuka ibihe byiza bigeze kugirana n'abantu bakomeye. Urebe ibyo wagezeho, nurangiza wigarura icyizere, ubone ko ibyo wari urimo bizashira. Nubigenza utyo, uzumva uruhutse mu mutwe, maze ubone ibibazo byawe bigabanuriye uburemere, maze ugarure icyizere cyo guhangana n'ikibazo.